Yesu ashimwe cyane. Nanone ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu mwanya twongere tugaruke ku ijambo ryacu, ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi inshuro ya gatandatu, ni umusozo w'ijambo twariho twiga ryo kwigira inzanga mu kigeragezo. Intumbero cyangwa se icyo nashakaga kuvuga byari igihe Imana ni mu buryo bubiri. Imana ishobora kugutuma nawe ubwawe ukiri mu kigeragezo, ubabaye, hari bitarakemuka, ariko Imana ikakubwira ngo ndavuze ngo haguruka ujye kumvugira hanaha. Yesu ashimwe cyane. Aho ngaho wakwigira inzanga, mbese ni uburyo bwo kuvuga reka mvuge nk'umusazi, kuko umusazi burya ntabwo abazi ibyo avuga ibyo ari byo, ariko kuko twebwe cyangwa njyewe cyangwa wowe twatumwe, Imana ikagutuma kandi bibona yuko ukiri mu kibazo. Uzi ko Imana ishobora kuba yagutuma, reka nguhe urugero rworoshye. Imana ishobora kuba yagutuma kubwiriza umwana wundi kandi wawe bishoboka ko ataratungana, bishoboka ko atera imbuto, bishoboka ko atari umwana mwiza, ariko Imana ivuga ngo noneho jya kwa runaka ujye kureba umwana wawe, umubwire iki? Urundi rugero rufatika, genda ujya kubwira undi, umubwire gukora, umubwire ajye gukora kandi wowe udafite icyo ukora. Ibyo bintu rero wowe kubivuga si uko wanze gukora, si nuko utabishaka, ahubwo wenda wowe ntibirakunda, uwo mugisha Imana ntirawugufungurira, cyangwa izo nzira ntirazi kwereka wowe ukoreramo, ariko ikakubwira ngo genda ubwire mugenzi wawe. Aho hantu rero kugira ngo wowe bashishwe kubikora cyangwa ubashishwe kumvira Imana, nuko ugenda nk'inzanga, ukavuga nk'inzanga, ukavuga atari uko mbese wishimiye gukemura ikibazo cya mugenzi wawe ariko wowe kitarakuvaho. Reka nguhe urugero. Umuntu ushobora kumubwiriza akakubwira ngo se wowe ko mbona umeze gutyo, wowe ko mbona udakora, urambwira gukora wowe nkande, ese wowe ko mbona wenda Imana ikutemye kwatura ikintu gikomeye mu rugo rwe, ahubwo se wowe uragifite, wowe uje kukimbwira uragifite. Ibyo ngiye nkwiriye kurenga ibyo ngo wambwiye nkakora iby'Imana imbwiye. Aho rero uba umeze nk'inzanga, uvuga nk'inzanga. Kubera iki? Kubera ko uriya ubyumva aragupingira ko atakibona, ariko wowe kubera ko Imana yagutumye ugomba kubivuga utitaye kuri ibyo uwo ngo wavuze. Niyo mpamvu natanze rwa rugero ruvuga ngo kuba nk'umwana urwaye, umwana wavutse afite ubumuga bwo kutatekereza neza, ariko akaba yamara n'imyaka 50, 40, 30, 20, Imana ikimurinze imutije ubuzima, kandi we ibyo akora rimwe na rimwe bigaragara nkaho utitaye kuri waguseka, kuri wagupinga, witaye ku cy'Imana yavuganye nawe. Wowe rero Imana ibwira noneho urinde, uri wa wundi wamaze kurenga imbago zo gushidikanya, wamaze kurenga imbago zo gupinga, wamaze kurenga imbago zo guhinyura, wamaze kurenga imbago z'idini, wamaze kurenga imbago z'uwuriwe, ibyubahiro byawe, byose Imana baramaze kukurenza muri izo ntambwe zose. Hanyuma noneho ikagukoresha kubera ko ibona ko wagiye uyemerera gutungana mu nzira zitandukanye, mu byaha, mu ntege nke, igenda ikwigisha uburyo ugomba kuva aho hantu kugira ngo noneho izagere igihe cyo kugukoresha kandi igukoreremo ibintu bikomeye. Amen. Ikindi, uri umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Ni nayo mpamvu Imana ishaka kugukoresha ibikomeye. Rero nta kuntu ari umukozi w'Imana wo kuri Iyobokamana TV ugira akantu nkunda, iyo agiye gutangira kuganira nawe ngo mbere yuko uba ukomeye uzabanza uce mu bikomeye. Ntabwo Imana yagukoresha itabanje kwemera kunyura ahantu hakomeye henshi, ku buryo aho hantu kunyuza ni mu rwego rwo kugutunganya kugira ngo ushire ubwoba, ushire amanga, utinyuke. Aho hantu ntabwo wahanyura uyu mwanya ngo uhaguruke noneho ukizwe uwo mwanya nurangiza uhita utegeka ngo shira amanga hamye mu bantu bakomeye, ntibishoboka. Ahubwo hari intambwe unyuramo, hari ahantu unyura. Aho unyura rero ahenshi haba ari ahantu habi, hababaje. Yesu ashimwe. Ushobora kunyura mu kwicwa n'inzara, ariko Imana ishaka kuzagukoresha nanone ahantu hakomeye ejo, cyangwa se ishobora kukwicisha inzara kubera kwemera ko uca ahantu wicwa n'inzara, kuko wenda ushaka kuba hari igihe wigeze kuba utabyitayeho, yaguhaye byinshi ntubyiteho. Njye nkunda kuganira n'abana banjye nkababwira ngo sinkeneye kubona umwana washyize ibiryo ku isahani yigaburiye akabisagura akabimena,
kubera iki nagenza heshi namenya abantu bicwa n'inzara nibyo ngibyo ugiye kumena imbere y'Imana n'icyaha kuko hari undi utabifite ubikeneye. Yesu ashimwe. Ariko uriya wamaze kubibona we ntabwo yumva ari cyo bimutwaye kugabura byinshi yarangiza abisigaza kumva yabimena. Ntabwo ari byo, ibyo ni umwuka wa Satani, ni umwuka wo kukunyaga mu buryo utasobanukiwe kuko ibintu kubihaha biragoye. Kuko bigoye rero kubibona ntabwo biboneye ubusa. Mu kutabiboneye ubusa rero ukwiriye kugira ubwenge bwo kubirinda. Yesu ashimwe. Haleluya. Ako kara agaciyemo reka nsenge hanyuma dutangire isomo ryacu rya nyuma by'iri somo ryo kwigira inzanga mu kigeragezo. Mana nguhaye icyubahiro nanone. Uri mwiza data, ndagushimira neza n'urukundo dukunda. Imbaraga zawe zitagira akagero zibana natwe. Ubuntu bwawe Mana ni bugari, ni bugari. Ibugari dukeneye imbabazi zawe, dukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo umuntu arushe kukumenya kwaguka mu buryo butandukanye, kugira ngo turusheho guhishurirwa Mana, duhishurirwe uko umwanzi atugendaho, duhishurirwe uko umwanzi turwanya, inzira nyinshi anyuramo ntabwo twe twabasha kubisobanura. Nge sinabasha kubisobanura nk'uko ubinyigisha, ariko mwuka wera wabasha guha umuntu icyo akeneye bitewe n'urwego arimo, bitewe n'umwanya arimo, bitewe n'umugihe arimo. Yesu ashimwe. Nyemerere data wera muri aya masaha ijambo ryawe ngiye kuvuga rigira imbaraga mu mitima yacu, rikomeze kudutunganya, rikomeze kudukuza, rikomeze kudukura mu rwego ridushyira mu rundi. Ntacyo byatumarira kumva tudakora, ntacyo byatumarira kumva tudashyira mu bikorwa, ahubwo igikwiriye no gushyira mu bikorwa Mwami, kugira ngo twerere imbuto benshi, kugira ngo twere imbuto mu buzima bwacu, mu buzima bw'abana bacu, mu buzima bw'itorero, mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'isi. Twere imbuto murengezi w'ubugingo. Nuko ijambo ryawe turishyira mu bikorwa, kandi niwe waduha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Nyemerera rero ijambo ngiye kuvuga ntabarige, wowe uri muri jye urihamye, kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti yanjye nanone tugiye kuganira ku ijambo. Ni ijambo niwo mutwe wa nyuma, ariko kandi urafunitse, mbese nuwo gufunikisha bya bindi byose twizi. Haleluya, haleluya. Ndagusuhuje. Imana iguha umugisha aho uri, Imana ikurinde, Imana iguha imbaraga, Imana iguha ubutsinzi, Imana ikwiyereke, Imana ikubere byose kuko ni umubyeyi wawe, ni umutabazi wawe, ni imbaraga ku buzima bwanjye nawe, ni umugisha. Imana yacu yaturemye idufitiye umugambi, turemye ifite kuzatugirira neza. Ibikore ku buzima bwanjye n'ubwawe mu izina rya Yesu. Tugiye rero kureba umutwe w'ijambo ryawe, nemere wemere twemerera Imana kwaturura mu kwizera. Kwizera niko kugiye gufunika ibintu byose twizi. Haleluya. Niko kugiye gupfundikira iri somo, hanyuma Imana ikazagenda iduha yandi. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye gusoma muri Samweli wa mbere ibice 3. Yesu ashimwe. Umurongo wa 11. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Hanyuma rero tugahita tujya ku murongo wa 11. Aravuga ngo nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isirayeli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Ngo uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangiriro ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu ye urubanza rw'iteka ryose, mbahora gukiranirwa yamenye, kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Yesu ashimwe cyane. Nicyo cyatumye ndahirira inzu ya Eli nti, icyaha cy'inzu ya Eli nikizahongererwa ikiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tugiye kujya nanone mu Baheburayo, ariko icyo nashaka kuvuga ahangaha kuri Samweli wa mbere, ahangaha n'igihe Eli yari umutambyi, niwe wari umutambye muri icyo gihe. Hanyuma birangiye biba ngombwa yuko Imana ireba ngo ibura uzasimbura Eli mu bana be, ahubwo Imana yishimira gutabara Hana muri icyo gihe kugira ngo uwo mwana Hana abyaye abe ari uzaba azasimbura Eli. Nicyo cyatumye Hana Imana imusubiza ikamuha umwana witwa Samweli. Turabizi twese yuko Samweli Hana yari amaze igihe kirekire atabyara, ariko ngo agiye imbere y'Imana, Imana imubera igisubizo biciye muri Eli. Amwatura aramubwira ngo mu gihe nk'iki
ugitaha nk'iki gihe uzaba ufite icyo waje gusaba Imana. We rero yari yaje kwisaba umwana kuko mukeba we yaramubabazaga amusuzugura kubera ko adafite umwana. Uwo mwana rero Imana yari imufiteho umugambi, ariko ndatekereza ko Hana ashobora kuba nawe atarazi yuko bizagenda gutyo. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo umugambi w'Imana bari mugari, abari muremure ku buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu dukwiriye gukunda Imana, niyo mpamvu dukwiriye kuyemerera ikatuyobora ikadukoresha. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi rero cyabaye. Hana amaze kubona umwana, mu kanwa ke yari yaremereye Imana ko umwana namara gucuka azamujyana akamushyira mu nzu y'Imana, ahubwo Imana ikazamuha abandi, abo ngabo bakazaba ari bo bitwa abana be. Yesu ashimwe. Nacyo ni igitangaza, ni ukwizera gukomeye. Kubona ubonye umwana ugowe, ubabaye, utinze, ariko ukavuga ngo Mana, uyu mwana nimubona ngiyewe nemeye ko nzamushyira mu nzu yawe. Hari abantu dushobora kubibona nk'ibyo ntitubikore. Ni kenshi abantu batura akavuga ngo umushahara wanjye Mana numpa akazi, n'umushahara wanjye nzahita ngutanga wose mu nzu yawe. Ariko aho hantu hari ukuntu Satani ahita haguterera akazana ibibazo byinshi icyarimwe, noneho birenze, noneho bigatuma ushobora kuvuga ngo Mana reka nyigurize uyu mushahara nzaba ngutanga. Ariko Mana nagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu iyo tuvuye ku cyo twavuze, iryo ni irindi somo tuzavuga, ariko iyo uvuye ku cyo wahigiye Imana, rimwe na rimwe Imana ntiyemera ko gitera imbere, ntiyemera ko gihabwa umugisha, kuko Satani ibyo bintu arabikuregesha, nanjye arabindegesha. Yesu ashimwe. Rero uyu Hana we yubahirije icyo yavuze, ajyana Samweli mu nzu y'Imana. Amugejejeho rero, Samweli yagombaga gutozwa na Eli kugira ngo azamusimbure nyine, amutoza rero kumva ijwi ry'Imana. Hanyuma rero umunsi wa mbere Samweli ahamagarwa n'Imana ngo yarakira umwana, ntabwo yabyumvaga, ariko nyuma amubwiye ati noneho ni Imana guhamagaye si jyewe, genda wumva iki kubwiye. Samweli agiye kumva, yumva ibintu Imana imubwiye biraremereye, ibyo ari bubwire Eli, ariko atinya kubivuga. Eli rero aramubwira ati rero mwana, mbwira iki Imana yakubwiye icyo ari cyo cyose, humura, kandi nutakivuga Imana ibikubaze. Biba ngombwa ko Samweli abwira Eli icyo Imana yamubwiye. Ntabwo rero byari byiza, byari ibintu bikomeye, yari kumuhanurira ibintu bikomeye. Yesu ashimwe. Kumuhanura ngo abana bawe bose bazapfa kubera ko banze kumvira Imana, kandi nta gitambo gihe cyo gushyirwaho kugira ngo abo bana bakire. Kandi tuzi yuko ubundi ngewe nshobora gukora ikosa nkajya imbere y'Imana nkayisaba imbabazi, nkayibwira ngo Mana mbabarira, n'ukuri ntibizongera, ariko mbabarira uyu munsi undengere. Twese abantu benshi dukunda kubyitwaza, umuntu agakora ikosa yarangiza bamubwira uti ni ngo Imana ni nyembabazi bana. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari igihe kigera Imana ikabona ko ibyo bintu birenze. Yesu ashimwe. None niba uyu mugabo yaratakoreye Imana, ari umutambyi, agakora Imana kubaha Imana, hanyuma Imana ibyo ngibyo ikabyirengagiza, nka kwa kundi nakubwiye uburyo yirengagije kuri Mose. Mose yaragiye yitambika mu nzira zitandukanye, Mana Abayisirayeli ntubice, dore ibuka Mana ukuntu nakwangiye kunjyana kubajya imbere, ukabyanga ukankoresha ku ngufu, none uyu mwanya ugiye nitaza ubice mwana, nguya Mana bababarire. Mose imbabazi yasabye kuri ngewe nk'umuntu, naravuze ngo Imana yari kuba ikwiriye kubabarira rwose Mose, ntapfa atageze i Kanani, ariko Imana ibyo si byo yitaho nshuti yanjye. Nagira ngo rero twige kubaha Imana, twige gukunda Imana, twige kwizera ibyo yavuze. Rero mu kwizera habamo no kwatura ibikomeye. Yesu ashimwe cyane. Habamo no kwatura ibikomeye. Samweli yatazo kubwira Eli ibi ngibi, Eli nawe yari amaze kumubwira ngo Imana izabikubaza, ibyo wanze kumbwira ntacyo bye byantwara, ariko wowe ubimpishe Imana izabikubaza. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ba pasiteri bashobora kutayibahuka kumbwira gutyo, agatinya kumbwira ayo magambo aremereye, ariko Mwuka Wera niwe mupolisi wacu, niwe ushinzwe kumenya ahantu nkorera amakosa, kumenya ibyo nkora, kumenya ibyo ntumva, kumenya ahantu nkora nihishe. Mwuka Wera niwe ushinzwe kuba yagira gute, yangira inama. Iki cyose Mwuka Wera arangira inama sinumve, Satani aho hana arahandegeje, aho hana bahagaze nk'umupolisi ushinzwe gutuma Imana idashobora gusohoza amasezerano yanjye ku buzima bwanjye, kandi amasezerano nari nyafite. Nagira ngo rero nkubwire byarasohoye kuri Eli, iri ku ijambo rimbwira, wowe ufite umwanya uze kubisoma neza ubirebe. Haleluya. Abaheburayo ibice 11 duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, hanyuma uze no gusoma mwitangira ibice 11 umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Ndabivugaho iminota mike kuko turarangije. Yesu ashimwe cyane. Turasoma Abaheburayo 11 umurongo wa 3,
nako igice cya 11 umurongo guhera ku murongo wa mbere, ngo Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Ngo umwanya Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iki cyanditswe kwizera ibitagaragara nk'ibihari. Nicyo ngewe nsabwa, nicyo usabwa. Ushobora kubwirwa kuri bukira indwara ugakomeza uyumva kandi wabibwiwe. Ntabwo bisaba ngo uyu mwanya iyo ndwara uze kubona yavuyeho, ahubwo kubyizera wowe mu bitekerezo byawe no mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kubyizera yuko Imana ibi bintu yabikora, hanyuma ukahamiriza Satani yuko Imana ishobora ibi bintu. Kwizera ko Imana intumye ahantu, kandi ko ibyo imbwiye ngewe niba namaze gusobanukirwa ko ari Imana imbwiye yuko ibyo imbwiye biza gukoreka. Imana yo ibiri tayari cyangwa ibiri hafi, ibiri kumwe nawe, iba yiyemeje ko igiye kugendana nawe kuri icyo ngicyo ugiye gukora. Abeli rero Yesu ashimwe cyane, yatanze igitambo, kandi mu by'ukuri biranashoboka yuko atari nako kuntu yabitekerezagaho, ariko igitambo cy'Imana iragishima. Ngo kugeza n'uyu munsi ibyo biracyavuga nubwo batakiriho. Yesu ashimwe. Rero nshuti y'Imana, kwizera ni ukumenya udashidikanya, ni ukumenya ngewe ntashidika. Ushidikanya ni igihe cyose mpakanye, ntemeye icyo ngewe nakabaye nzi cyangwa nakabaye nemeza, mba ngishidikanijeho. Kumbwira Imana, kumbwira ngo genda ubwire uriya muntu amaguru yaramusubiraho, ngewe mbibona ko amaguru atariho. Biransaba kuba nizera mu rwego ruri hejuru, mu rwego mbese biransaba kuba ibyo bintu mbyemejanyijeho n'Imana, mbizi neza, mbyumva neza mu mutima wanjye, kandi iby'Imana ikubwiye ntabwo ari byo mugenzi wawe abazi. Ibyo rero nge binsaba kwemerera Imana muri uwo mwanya, kubyizera no kubyatura, kubera ko Imana yavuganye nanjye. Aho rero niho hantu umuntu aba inzanga, ugahamya hagati y'abantu benshi, abantu bakumirwa, kuko Imana ihita ibikora, abantu bakamenya ko Imana ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Kwizera rero ni ukumenya icyo Imana ivuganye nanjye. Hari umukozi w'Imana wanyoherereje akantu, ijambo ry'umugabo w'umugaragu w'Imana yavuze, ariho avuga kubirabura n'abera, abakozi b'Imana babirabura, ukuntu tubayeho mu buzima bukenye bubabaye, n'ukuntu abera bo iyo ari umushumba abenshi yabonye ari abakire. Ngira ngo hari abakabonye. Yesu ashimwe. Ariko hari ijambo rimwe ngewe nakuyemo. Hari ijambo yavuze, aravuga ngo icyo gitabo ngo agisoma, ngo yasomye igitabo kivuga nyine ku mateka y'abirabura n'abera, abakozi b'Imana babirabura, ukuntu babayeho mu buzima bubabaje, kandi bari bakwiriye kwizera nabo bakagira nk'ibyo ngibyo ababera bafite. Yesu ashimwe. Ngo abirabura rero bafite inenge 5, ariko inenge imwe ikomeye cyane yavuzeho, nanjye nkayitindaho kubera ko nanjye wenda imfataho, ni inenge ivuga ngo byari bikwiriye ngo abirabura basenga cyane, ariko nibo bakene cyane. Yesu ashimwe. Abagira ubuntu bwo gusenga basenga cyane, ngo ariko kandi nibo bakene cyane. Ngo noneho rero ngo ikiza, ngo ahubwo wagabanya gusenga akagira kwizera kwinshi, ngo kuko kwizera niko gutuma birabura badasingira ibyabo. Nshuti yanjye, kwizera ni ibintu ntahereza mugenzi wanjye, ahubwo ni ibintu biza muri nge, bibera muri nge. Ni nayo mpamvu rero iyo abantu basubijwe mu buryo butandukanye, umwe ashobora kugukekera ibindi. Kubera iki? Kuko we ntabwo yasubijwe, nta kwizera afite, ni guke, kuracyari guke. Yesu ashimwe. Singucira urubanza ko kudahari, ariko nge njya niheraho urugero. Mu myaka 20 maze nkijijwe, nshobora kuba nizeye mu myaka nk'ibiri
kuko igihe cyinshi cyari icyo kutakira kwizera. Simbyumva ibyo bintu kwizera none se sinsenga, none se sindirimba, none se sinakoropye, none se sinakoze ibi. Ariko ibyo bitandukanye no kwemezanya n'umutima wawe ukabwira Satani ngo mva nkubwire, nubwo ndi muri iki kibazo ariko Imana yanjye ni Imana yakinkiza yakinkura. Uyu mwanya rero numva nta kwemerera Satani kuntwara nk'uko mu myaka ishize yantwaraga, kungira nk'uko mu myaka ishize yangiraga, kubera ko hari ibyo namaze kumenya. Nashobora kumwemera, ahubwo ngomba guhamya ngo Imana yanjye iri kumwe nanjye kandi irabikora. Haleluya, haleluya. Mu mubabaro nababaraga nkarira amarira nkagira gute? Sinayarira amarira ya Satani, ahubwo narira amarira yo kwishimira Imana no kwihimbaza no kuyiramya no kuvuga urukundo rwayo. Haleluya. Ibyemewe yuko akanwa kanjye katura iby'intege nke, katura ibidashoboka. Akanwa kanjye kagomba kwatura ibishoboka, kagomba kwatura ibihari, kagomba kwatura ibifatika kandi bigafatika, kubera ko birahari. Kwizera birafatika. Ikintu kiraza ukagifata mu maboko ukakibona, abantu bakakibona, Imana igahabwa icyubahiro. Haleluya. Ibyo rero nibyo dukeneye. Ibi rero byose twavuze, ijambo rikubiyemo muri byose, igihe cyose namaze kwitandukanya na bya bindi byose, nta kindi ni ukwizera. Mu Migani rero ibice 4 umurongo 23 baravuga ngo rinda umutima wawe ngo kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Muri twebwe hicayemo Imana, kuko hicayemo Imana rero nta mpamvu yuko Satani agomba kuza kankuramo Imana yanjye. Nayo niyo yamuremye kandi imurusha imbaraga, imurusha ubushobozi, imurusha ubutware. Imana yacu ni Imana ikiza, ni Imana ibohora, ni Imana itabara, ni Imana ibabarira, ni Imana ihindura ibintu, ni Imana y'imbaraga. Niyo mpamvu umwanzi atagomba kundiganya kuri icyo kugeza kwerezo ryanjye. Ngomba gukomeza nkegera Imana kuzageza umunsi Imana izavuga ngo uyu shyizeho ndemeje iyi saha ndamutabaye, ndemeje uyu mwanya ndamutabaye. Kandi uko niko kuri nimbigumamo bizagenda nk'uko mbyizeye. Yesu ashimwe. Nawe rero ndakwaturaho kwizera mu izina rya Yesu. Nuza gusoma mu Baheburayo kiriya gice cya 11, uburyo bari abene data ntabwo bari abakristo, ntabwo bari bizeye, ahubwo bo ngo bashatse ko izina ryabo rimenyekana. Barangije ngo baravuga ngo reka rero dukora amatafari ahiye cyane, dukora umunara muremure, ngo niturangize tuzagera aho Imana iri. Ngo Imana ibirebye ngo uravuga ngo aba bantu barahuje. Icyo ni icyambere, ni ubwoko bumwe, ngo ibi bintu rero babikora bikatugera. Ngo niyo mpamvu Imana yemeye gutatanya indimi. Uyu munsi ukaba uvuga ururimi rutandukanye n'urwanjye, nuko kiriya gihe bo babikoraga mu bwibone. Ariko iyo babikora ari ibintu byahesha Imana icyubahiro, bari gukora iki Imana ishaka. Kubera iki? Kuko Imana ubwayo niyo yabyivugiye ngo aba bantu barahuje. Rero duhuze mu izina rya Yesu, tubumwe, hanyuma duhurize mu guhambira Satani, duhurize mu kurwanya umwanzi, duhurize mu gusuzugura umwanzi, duhurize mu kumupinga kubwo kwizera imbaraga z'Imana. Hanyuma twature nk'inzanga, duhamye iby'Imana ishaka, habohoke benshi, hakire benshi, hatabarwe benshi. Imana yanjye, Imana yawe izaduha umugisha uko byagenda kose. Nta rubuga Satani afite, nta jambo rya nyuma, nta mwanya afite wewe kumbuza uko ngomba kubaho n'Imana yanjye. Isaha Imana igeze umuntu arasubizwa, bakuroga, bakugirira ishyari, bakwanga, bakunyaga. Nagira ngo nkubwire ngo igihe cy'Imana imirindi yaje, nta kintu na kimwe kibasha gukora muri uwo mwanya. Ni wowe n'Imana yawe. Yesu raraguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagukunda, yewe wowe wamonye iryo somo wabasha no kurigeza ku bandi kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane, komeze gukurindira aho uri. Amen.